turabasuhuza mwese abakurikiye Philohope, tubaha ikaze muri iyi nkuru tugiye kubagezaho y'abakobwa babiri bavutse ari impanga ariko mu buryo budasanzwe kubera ko bahuriye ku gihimba ariko imitwe iratandukanye nk'uko mubibona mu mashusho. Igihimba barahuje ariko ni ukuvuga ngo igice cyose cyo hasi bagihuriyeho bijyanye n'amaguru, bijyanye no mu nda, ariko byagera ku mitwe bigatandukana n'ibindi nk'uko tuza kubibagezaho mu kanya gatoya. Ntimujye kure, tubashimira abamaze gukora subscribe kuri Philohope. Nawe utarayikora cyangwa se udukurikiye ku nshuro ya mbere by'umwihariko, turagusaba ngo uyikore kugira ngo ibiganiro Philohope bagezaho nawe ujye ubibona. Mwibuke no gukanda ku nzogera kugira ngo mu gihe bisohotse mujye muba aba mbere mu kubibona. Iyi nkuru rero iteye gute? Iyi nkuru ni iy'abakobwa babiri nk'uko mubibona ariko bahuje ibindi byose, byagera ku mutwe bigatandukana, byagera ku ijosi bigatandukana, ku rutirigongo bigatandukana n'ibindi, ariko ubwo tuba turareba mu bigaragarira amaso. Mu bigaragarira amaso iyo turebeye inyuma tuhita tubona yuko ni abantu bafite imitwe ibiri. Ni umuntu umwe ariko ufite imitwe ibiri niba ariko twabyita, ariko mu by'ukuri mu buryo bwa biology cyangwa se mu buryo bwa siyansi bafatwa nk'abantu babiri. Ni abantu babiri, ntago bafatwa nk'umuntu umwe nk'uko wenda benshi bashobora kubitekereza cyangwa se bamwe bashobora kubitekereza. Abo ni bande rero? Ni uwitwa Abigail Lauren Hensel na Brittany Lee Hensel. Hensel rero akaba ari izina ry'umuryango. Aba bombi bavutse ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'1990. Ni ukuvuga ngo uyu munsi bujuje imyaka ingahe? Bujuje imyaka 35 niba ntibeshye. Ni ukuvuga ngo niyo myaka bafite ubu ngubu. Ko bavutse mu mwaka wa 90 bisobanuye yuko muri 2025 bafite 35. Aba rero bakaba ari Abanyamerika, bakaba abo bita conjoined twins. Ni ukuvuga ngo ni impanga ariko zihuriye ku mubiri umwe niba ariko twabyita. Ibyo bita muri terme scientifique, ibyo bita ngo dicephalic parapagous twins. Ni ukuvuga ngo bafite imitwe ibiri ariko ihuriye ku gihimba kimwe. Izi mpanga rero ubwo zavukaga, abaganga babwiye ababyeyi bazo bati dushobora kubatandukanya, ariko turamutse tubatandukanyije amahirwe y'uko buri umwe yabaho ni make cyane. Ni ukuvuga ngo ni nk'aho ari ntayo. None n'ababyeyi nabo urumva babibajijwe baravuga ati ese ubundi ubatandukanyije ninde twahitamo kwabaho? Kuko mu bigaragara ukurikije iki kibazo ni ukuvuga ngo umwe yashoboraga gupfa undi akabaho, kandi koko ni nako binagaragara mu bwenge bwacu nk'abantu. Kuko niba abantu bafite amaguru abiri ari babiri, bakagira amaboko abiri ari babiri, ntabwo byashoboka ko wabatandukanya. Ni igihimba ari kimwe, wabitandukanya gute? Ni ukuvuga ngo uko icyagomba gukorwa wenda ni ugukuraho nk'umutwe, ijosi, mbega ibintu bidashobora guteza ikibazo mu gihe ukuyeho izo ngingo undi ashobora kubaho. Ubwo rero baravuze bati ntawe twahitamo muri bombi ko agenda undi agasigara, reka babeho. Nuko bahisemo ko babaho gutyo, na n'uyu munsi bariho. Buri umwe muri izo mpanga afite umutima we, afite umutima, akagira igifu, akagira n'icyo twakwita urutirigongo rwe, bakagira nanone ibihaha bibiri nk'uko mubibona. Bahuriye ku maboko abiri n'amaguru abiri, bivuze ngo buri umwe afite ukuboko kumwe undi akagira ukuguru kumwe niba ariko twabyita, kuko murumva ni imitwe ibiri. Bisobanuye yuko buri umwe afite ukuboko kwe undi akagira ukuguru kwe. Nicyo bisobanuye. Bakiri impinja bize kwa kundi gukambakamba babikoreye hamwe, biga kugenda bafatanyije,
ariko bisaba ubufatanye, bisaba igisa n'imikoranire, bisaba igisa na cooperation. Ni ukuvuga ngo bagomba kubyumvikanaho kandi mu buryo bwihuse, niba ariko twabyita, kuko urumva ni imitwe ibiri ariko ifite ibyo itandukaniyeho, bakagira n'ibyo bahuriyeho kandi bagomba gukorera hamwe. Urugero, niba ari ibintu byo gufata, niba ari ibisaba yuko bagenda bakajya ahantu, urabyumva ko bagomba kubyumvikanaho. Ibyo ni ibintu byumvikana. Bashobora kurya bakarira ku isahani imwe, ariko hari n'igihe barya ibitandukanye, kandi birumvikana. Urumva buri wese afite igifu cye. Hari ubwo noneho bashobora no guhitamo ko buri wese arya ibye. Yewe hari n'igihe umwe yarwaye igifu undi ntiyakirwara. Urumva rero ko bafite uko batandukanye, ariko nanone mu rundi ruhande bakaba umuntu umwe. Ni ibintu bitoroshye kubyumva cyangwa se kubisobanukirwa, ariko ibindi byose babikorera hamwe, barabihuje. Birumvikana ko kwiruka bazirukanyira hamwe, ntabwo umwe aziruka undi ngo ye kwiruka. Amaguru bakoresha namwe ariko umubiri umwe. Koga ni kimwe, kwa kundi kuba swimming ni kimwe, n'ibindi byose koga. Gusokoza imisatsi byinshi babikorera hamwe. Gukina piano, kwa kundi umuntu acuranga piano babikorera hamwe. Gukina volleyball babikorera hamwe. Gutwara igare, gutwara imodoka. Aha ngira ngo mbabwire ngo gutwara imodoka barayitwara, ariko bombi bakoreye perimi mu buryo butandukanye, kandi itegeko cyangwa se amabwiriza ya state bakomokamo ya Minnesota isaba yuko buri muntu agira iye perimi. Bivuze ngo rero buri wese yakoze ikizami ku giti cye ahabwa perimi yo gutwara imodoka ku giti cye, nubwo bayitwarira hamwe, ariko ni umuntu umwe ku giti cye. N'igihe batwaye imodoka habaho ya coordination twavuze, habaho cya kintu cya cooperation, habaho ikintu cyo kuvuga ngo turatwara gutya, turanyura hano, turakata hano, gutyo. Ko ni imitwe ibiri ariko irimo gutwara imodoka imwe. Ni abantu babiri barimo gutwara imodoka imwe, bari kuri volley imwe, niba ariko twabyita. Urumva ko hagomba kubaho iyo mikoranire kugira ngo babashe kugera iyo bajya kandi bahagere mu mutekano. Mu ncamake ibyo ni ibijyanye n'iyo mikoranire n'iyo mikorere, nubwo dusa naho turi buze kubisubiramo gatoya. Ubuzima bw'izi mpanga birumvikana ko ni ubuzima bwagiye hanze, bujya mu makuru, bujya mu bitangazamakuru bitandukanye. Hari ibiganiro bigeze gukoreshwa na The Oprah Winfrey, ibyo bita The Oprah Winfrey Show. Muramuzi Oprah ni umuntu uzwi cyane, yigeze kubakoresha ibiganiro kera. Baciye mu bitangazamakuru bitandukanye, basobanura ibyabo. Ikindi twababwira ni uko baje gukura, nubwo tuza kubibasobanurira, bavamo abarimu beza. Ubu ni abarimu rwose, niko kazi bakora. Izi mpanga ababyeyi bazo, nyina yari umunasi, ise ari umubaji, ariko agakora n'ibintu bya landscape, biriya bintu byo gutunganya ubusitani n'ibintu bijyanye no gutunganya ibiti kugira ngo ahantu hase neza, ahantu abantu batuye. Iyo niyo yari imirimo ya se. Nyina we akaba yari umunasi cyangwa se umuforomokazi. Bakaba bagira murumuna wabo ndetse na musaza wabo mutoya. Bakaba bararerewe ahantu hitwa New Germany, muri Minnesota, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amashuri yisumbuye bayize mu cyo bita Lutheran High School, ahantu bita muri Meyer muri Minnesota. Baza kurangiza amashuri yabo yo ku rwego rwa kaminuza mu mwaka wa 2012 muri Bethel University, ahantu bita muri St. Paul. Buri umwe muri bo agerageza gukoresha uruhande rwe, arufiteho control kurusha mugenzi we. Ni ukuvuga ngo uri ku gice cy'iburyo, akaboko n'akaguru abifiteho control kurusha mugenzi we. Nicyo bishatse gusobanura. Buri wese afite ukuntu amanaginga uruhande rwe kandi akarumanaginga neza, kandi n'uburyo bwo gukora buri wese afite aho agarukira, agira ibyo akora akoresheje wenda akaboko kari ku ruhande rwe. Ni ibintu ubona yuko birimo imikoranire idasanzwe n'ubwumvikane
bukomeye cyane ariko bunashingiye ku kuba ari abantu babiri ariko bari mu muntu umwe, niba ariko twabyita. Nk'uko twabibabwiye, bagomba kumvikana ibyo bagiye gukora. Kwiruka hagomba kuba bwumvikane, turiruka gutya, turoga gutya, turakina gutya. Ibintu byose bagomba kubyumvikanaho. Turatwara igare muri ubu buryo. Ibyo batwara byose, ibyo bakora byose, hagomba kubaho icyo kintu cy'imikoranire n'ubwumvikane kugira ngo ibintu bigende neza. Ikindi, iyo bandika kuri kompiyuta, birumvikana ko bombi bagomba gufatanya kugira ngo bandike kuri kompiyuta. Bagomba gufatanya. Nababwiye iby'ibizami by'imodoka ko babikoze buri wese mu buryo butandukanye. Ni ukuvuga ngo buri wese akoze ikizami agitsinda ku giti cye, byaba ari ibizamini byanditse, byaba ari n'ibyo gutwara. Iyo batwaye imodoka, uri ku ruhande rw'iburyo ari we Abi, ikintu akora we akontrolinga ibiri mu gice cy'iburyo byose. Mugenzi we nawe Britney uri ku ruhande rw'ibumoso, nawe agakontrolinga ibiri ku ruhande rw'ibumoso. Murabizi imodoka ibifite ibintu bimwe biri iburyo, ibindi biri ibumoso. Ku muntu ufite amaboko yombi utwaye imodoka, iyo ugiye gushyiramo ikinyoteri cy'iburyo ukoresha akaboko k'iburyo, wajya gushyiramo ibumoso ugakoresha akaboko k'ibumoso. Ubwo bo iyo bigeze kuri bo, buri wese amenya icyo ari bukore. Abi asumba mugenzi we ho gatoya, kuko afite 1 na santimetero 57. Britney we akagira 1 na santimetero 47. So barutanwaho nka santimetero urebye 10. Uko kutareshya neza nabyo bifite ukuntu araho bigera bikasa naho bibabangamira, cyane cyane mu kubalansinga. Muri balance araho bigera bigasa naho bibabangamiraho gatoya, ariko bagerageza kubana nabyo. Bashoje amashuri yabo yisumbuye mu mwaka wa 2008, nko nababwiye muri 2012 basoza kaminuza. Babonye icyo gihe impamyabushobozi ya kaminuza ya degree. Ibi nabyo mu by'ukuri si ukubibabwira gusa kugira ngo tubifate nk'amakuru, twumve ngo ni amakuru twabimenye. Ni byiza kubimenya ko abantu nk'abo babaho, ariko nanone ni ibintu tugomba kubifata nk'isomo. Ubuzima bwabo tugomba kubufata nk'isomo, tugomba kubufata nk'ishuri turimo kwiga. Ese aba bantu uburyo babayeho bakarinda basoza amashuri, ubuzima bwabo, urumva ni abantu ahantu hose banyuze bararebwa. Nabyo ni ikindi kibazo ngo bajya bagira, ariko ngira ngo bageze barabimenyera. Ahantu hose baciye abantu bagashaka kubifotorezaho, abandi bagashaka kubitegereza cyane. Rimwe na rimwe bakumva bari uncomfortable, bakumva ntago ari ibintu bibanejeje, ariko iyo niyo reality, uko niko kuri. Ariko babayeho challenges zose, barazirenga, bariga, barasoza, bashaka akazi barakabona, barakora. Ese twebwe nk'abantu bitwa ko ari bazima, bafite ibyo byose, ari umuntu umwe, mbese ukaba uri umuntu wujuje ibyangombwa nk'umuntu, wowe kubera iki wakwiheba? Kubera iki wumva ko bitashoboka? Niba ufite n'umwana ukaba udafite ubushobozi, ariko uwo mwana nibura ni muzima, kuki utakwizera yuko ibintu byose bizashoboka mu gihe gikwiriye, nawe akaba yakwiga agasoza n'ayo mashuri? Hari impamvu tutakwiye gucika intege. Niba aba bantu barashobojwe kugera aho bagera, Imana ikabashoboza kubizera Imana, kuki wowe Imana itagushoboza kugera aho ugera? Kubera iki ukwiye gucika intege kandi wowe byitwa yuko uri muzima? Ariko abangaba bakaba barabaye muri iyo challenges. Ese wishyire mu mwanya wabo, ubaye uri umwe muri abo, waba umerewe gute? Hari abantu batakwihanganira ibi bintu, hari n'abantu bakwifuza ahubwo no gupfa bakavaho. Ariko aho twasomye hose, cyangwa se video twashoboye kureba yabo, nta namwe twumvise bo ubwabo bifuza gupfa. Oya. Cyangwa se bashaka kwiyahura bagira gute? Oya. Ahubwo ni abantu ubona baharaniye kubaho nk'abandi bose, nk'uko mwagiye mubibona mu mashusho, cyangwa se murimo no kubibona mu mashusho. Imyenda bayidoda bakurikije imiterere yabo. Ntago bashobora kwambara imyenda nk'iyi yose. No kuvuga ngo ntago ari abantu bajya mu iduka
ngo bapfe kugura umwenda nk'uko natwe twese tugura imyenda. Iyabo igomba kuba itunganyijwe, ngira ngo nubwo yanawugura umudozi azayisubiramo kugira ngo ibashe kubakwira neza, bitewe n'iki n'imiterere y'imibiri yabo idasanzwe. Iyo bandikiwe cyangwa se boherejwe email bagomba kuyisubiza, bose igisubizo bacyumvikanaho. Nababwiye ko ari abantu babiri ariko bandikisha intoki zimwe. Ni ukuvuga ngo ikibaho ni iki, bagomba kumvikana ku byo bandika, igisubizo bakacyemeranywaho. Iyo bibaye ngombwa ko buri umwe avuga igitandukanye n'icya mugenzi we, icyo gihe bandika izina ry'uwo muntu, kavuga ati runaka wenda niwe uvuze ibi n'ibi n'ibi, cyangwa se ngewe runaka ibintu ndabibona gutya na gutya. Icyo gihe bigeze aho ngaho, kuko nabo ni abantu, nubwo ari abantu bari mu muntu umwe ariko bafite feelings zitandukanye. Ntabwo yuko bafite imitwe ibiri, bisobanuye ko bafite n'ubwonko nyine butandukanye, buri mutwe ugirwa n'ubwonko. Hari igihe rero bashobora kugira ibyo batumvikanaho, ibyo birasanzwe. So ni ukuvuga ngo iyo rero bandika kuri email bagomba kumvikana kuri communication, uko biri bugende, ibyo bari buvuge, ubutumwa bari butange, message bagomba kuyumvikanaho. Wenda umwe akavuga ati se dutangize inyuguti nkuru hano kuri I, undi ati wenda tubigenze gutya. Ni ikintu bagomba kumvikanaho. Ntabwo bakunze kwishimira abantu bashaka kubinjirira mu buzima bwabo, bumva yuko nabo bakeneye kubaho nk'abandi bose. Abantu bashaka ngo kubafotora batanabazi, batanabisaba uburenganzira, ibyo ni bimwe mu bintu bitigeze bibashimisha na gato. Ubwo bari bafite imyaka 16, ngira ngo icyo gihe hari mu mwaka wa 2006, icyo gihe bavuze yuko batekerezaga cyangwa se bifuzaga kuzagira umugabo umunsi umwe, bagashaka bakagira n'abana. Icyo cyari icyifuzo cyabo, cyangwa se kugira abagabo. Reka tuvuge abagabo kuko ni abantu babiri, bifuzaga nabo kuzagira abagabo bakazanabyara abana. Abby rero na Britney bakaba batuye muri Minnesota, bakaba ari abarimu. Urumva nyuma yo kwiga, kuko bize ibyo kwigisha, ubu ni abarimu. Bose basabye akazi ahantu hamwe kandi bahabwa kontra ebyiri zitandukanye. Kontra z'akazi ziratandukanye, bivuze ngo banahembwa mu buryo butandukanye, buri umwe arahembwa. Ni abarimu, buri wese afite ubumenyi bwihariye. Uwitwa Abby afite ibyo bita strong points, ni ukuvuga ngo ahantu afitemo ubuhanga cyane cyangwa se ubumenyi buhagije abufite mu mibare na siyanse, math and science. Ubu ni witwa Abby, uriya w'iburyo. Hanyuma Britney we akaba afite ubumenyi cyangwa se ubuhanga mu bijyanye n'ururimi. Ubwo birumvikana ko ari Icyongereza kuko nicyo bakoresha. We akaba afite ibyo bita muri language arts, akaba abifitemo ubumenyi buhagije. Mu mwaka wa 2013 nibwo bombi babaye abarimu. Kugeza mu mwaka wa 2024 bigishaga mu mwaka wa 5 mu ishuri bita Sunnyside Elementary, ahantu bita muri New Brighton muri Minnesota. Mu mwaka wa 2021 umwe muri izo mpanga witwa Abby yashatse umugabo. Mu mwaka wa 2021 umwe muri izo mpanga yashatse umugabo. Umugabo witwa Josh Bowling. Ni umugabo w'umunasi ariko w'umu-army veteran. Ni umugabo w'umuforomo, akaba yarahoze mu ngabo z'igihugu, kuko yigeze, ngira ngo mu makuru nasomye niba nibuka neza, yigeze kujya kurwanira nawe muri Iraq. Mu ngabo za Amerika zigeze kujya muri Iraq, nawe yigeze kujyayo, ariko akaba yarabivuyemo. Akaba yarize ibyo bijyanye n'ubuganga, akaba umunasi. Uwo mugabo rero yashatse umwe muri izo mpanga. Nabibabwiye, nubwo ari abantu babiri mu muntu umwe, ariko ni abantu babiri batandukanye. Abby niwe wagize gute, niwe washakanye na Josh Bowling, ndetse baza no gukora ubukwe. Hakaba hariho andi makuru avuga yuko uwo Josh Bowling afite umwana, bivuze ngo yabaye mu yindi relationship mbere,
afite umwana, uwo mwana rero akaba yarazanywe muri uwo muryango. Ni ukuvuga ngo Britney na Abby bakaba barafashe umwana wa Josh, umugabo wa Abby, akaba nawe baramufashe nk'umwana wabo. Bivuze ngo umuryango wabo ugizwe n'abantu 4, izo mpanga ebyiri, umugabo ndetse n'umwana w'umugabo, ariko bafata nk'umwana wabo. Mu ncamake rero niyo nkuru ya Abby na Britney. Ndibwira yuko hari icyo mwayungukiyemo, ndibwira yuko ari icyo yabafashije. Ni ibintu bibaho rero, nugira ibyago, reka tubyite ibyago ku ruhande rumwe, ariko rimwe na rimwe ari igihe bivamo n'umugisha, ukaba wabyara umwana ufite anomali runaka, ariko ukagira amahirwe akaba afite ubwonko bukora neza. Ntuzacike intege, byose birashoboka mu buzima. Kandi hari nabo twagiye tubona bavuka bigaragara yuko bitazakunda, batazanabaho, ariko kubw'ibitangaza ukabona umwana yabayeho mu buryo butangaje. Abantu bagira ubuhamya bwinshi cyane bw'iby'Imana yagiye bakorera. Ntugacike intege ngo uvuge ngo umwana wanjye kubera iki ameze gutya. Uzamufate mu gihe byabaye ngombwa ko avuka, wamusamye ukamubyara akavuka, uzamwakire. Ntabwo bizakorohera, cyane cyane mu gihe avutse mu buryo utari wishimiye cyangwa se utashakaga, cyangwa se sosiyete yareba ikabyibazaho, ariko uzamwakire nk'ukuntu umuntu afata ikigeragezo, ariko cya kigeragezo akagera igihe akagihinduramo ubuzima bwa buri munsi, akacyakira, akabana nacyo, kandi akagera n'igihe, sinavuga ngo ni ukucyishimira, ahubwo gusa kumva yuko agomba kubaho kandi akabana nacyo. Kuko n'ubundi umuntu mu buzima ntabwo abana n'ibyo yifuza byose, n'abo ashaka bose, n'abo akunda bose kimwe, cyangwa se ntabwo abaho mu buzima yifuza buri gihe. Nabyo wabana nabyo muri ubwo buryo, ariko ukumva ko ugomba kubaho, kandi ukumva ko n'umwana agomba kubaho, ukamuha ibyo ugomba kumuha. Niba ari umwana ukeneye ubundi bufasha, ukagira amahirwe igihugu kikaba cyabuguha, cyangwa abandi bagira neza mu gihe utabishoboye, nabyo ntacyo byaba bitwaye, byaba ari ibintu byiza cyane, ndetse byaba ari n'akarusho. Niba utarakora subscribe, mwibutse kuyikora kuri Philohope kugira ngo amakuru nk'aya ngaya nayo ajya kugeraho. Iki kiganiro mwagisangiza n'abandi benshi. Abantu benshi bakeneye kubimenya, abantu benshi bakeneye kumenya inkuru nk'izi ngizi. Ntiwamenya ibyo umuntu aba arimo gucamo, ntiwamenya ko ejo bundi hari uwo bishobora kubaho. Nawe wenda yararebye ino video, niwo mumaro wo kureba video nk'izi ngizi, kuko kuba bariya baravukiye hariya ntibivuze ngo nawe niwamubyara uri mu Rwanda, cyangwa se uri muri Australia, cyangwa se uri mu Bubiligi, cyangwa se uri Burundi, cyangwa se uri muri Afurika y'Epfo, ntibivuze ngo aho uri ahari hose niwamubyara. Waba uri muri Kongo wabyara abana bameze gutya, birashoboka, kuko ni ibintu biza mu buryo umuntu atabitekerezaga. Ntago ari umuntu si ugena ngo ngenza abyara umwana ujuje ibi n'ibi. Ntago wowe bigena, nta bushobozi ubifiteho. Yewe no kugira ngo byonyine uvuge ngo ngiye ngomba kugira umwana, ntago ari ibintu wowe ugena. Wabyifuza rimwe na rimwe, kuko n'abatarabibona siko batabyifuje. Rero ni byiza kumenya inkuru nk'izi kugira ngo n'ejo bundi nibikubaho umenye ngo birashoboka, hari abandi bantu babayeho kandi babaho neza muri rusange, ubuzima burakomeza. Mugire amahoro y'Imana.